Love is an art that must be learned. Urukundo n'ubuhanzi cyangwa n'ubugeni bugomba kwiga ndetse no kwimenyereza. Niba utazi wavuze amagambo ukaba witwa ukundana ntacyo uzi nta n'icyo ukora, tangira bundi bushyashya kuko ntabyo urimo wakagombye kuba umuzi. Gusa wenda uyu niba utamuzi, ijambo agape, eros cyangwa se filia ari nayo n'andi mamwe mu magambo we witwa ko ibyo mvuze ubikora wakagombye kuba uzi, usobanukiwe neza kandi uzi byibura buri kimwe. Gusa niba ibyo byose utabizi, ushobora kubuza umugabo bita Plato, ukabuza bita Aristotle, cyangwa se basi ukabuza bita Soren Kierkegaard, cyangwa se basi niba bose utabazi ukabuza bita Friedrich Nietzsche. Aba bose niba utabazi, ntega amatwi, ntuve kuri uyu muyoboro, ntuve kuri channel ya 194 Buzz kuri YouTube. Subscribe yawe birakenewe, share ndetse na comment. Katuvuge ku rukundo. Bashimira kuba iki cyegeranyo bitamenya byimbitse uri mu gikurikira. Asaga mu mwaka 127 kugeza muri 347 mbere ivuka rya Yesu Kristo, umugabo bita Plato yaravuze ati urukundo ni uburyo bwo gushaka ubwiza ndetse no kuri. Love is the pursuit of duty and truth. Mu gitabo cye yise The Symposium, uyu mugabo Plato yavuze yuko urukundo eros rutangira kugukururwa n'umubiri ariko rugakomezamo rugana ku rukundo rw'umutima no kukugira ubwenge n'ubuntu. True love begins with the love of the soul, wisdom and goodness itself. Ijambo y'urukundo rukora buri wese aba umunyabugeni. At the touch of love, everyone become a poet. Nyuma ho gake asaga mu mwaka 344 ndetse na 322 mbere ivuka rya Yesu Kristo n'ubundi, umugabo bita Aristotle we yaravuze ati urukundo n'ubucuti, friendship. Love is the friendship based on the virtue. Uyu yavugaga yuko ubucuti nyakuri aribwo navuze filia, aribwo urukundo rurenze rutishingiye ku inyungu cyangwa ibyishimo gusa, ahubwo rugashingira ku kuzamura abandi. True friendship is based on mutual goodness, no pleasure or utility. Gusa ikindi yavuze yuko urukundo umutima umwe uba mu mibiri ibiri. Love is the composed of a single soul inhabiting two bodies. Nyuma ho gake asaga mu mwaka 1813 gushyitsa mu 1855 uwo bita Soren Kierkegaard, uyu we yaravuze ati urukundo ni inshingano, si amarangamutima gusa. Love is a moral duty, not just emotion. Mu gitabo cye yise The Work of Loves yavuze ko urukundo rw'Imana ariko bise agape ari kwitangira abandi, atari amarangamutima gusa. Christian love is about selfless giving and commitment, not just feelings. Ijambo gukunda undi muntu ni kumufasha gukunda Imana. To love another person is to help them love God. Undi mugabo nawe wundi bita Friedrich Nietzsche asaga mu 1844 gukitsa mu 1900 uwo nawe yagize icyo avuga, aravuga ati urukundo rushobora kuba rufite imbaraga ariko rukanatera ingorane. Love can be powerful but also dangerous. Yavuga ko urukundo kenshi rukubiyemo inyota yo kugenzura cyangwa kwifata. Love often has a desire to possess or control, ariko kandi rufite ubushobozi bwo guteza imbere umuntu. It can also be a creative force that drives greatness. Gusa ikindi aravuze ati hari agasuzuguro kenshi mu rukundo, ariko kandi hari impamvu muri ako gasuzuguro
there is always some madness in love, but there is also always some reason in madness. Gusa nyuma y'abo bose undi mugabo wa gatanu, Elliot Fromm, mu 1900 gusa mu 1980 yaravuze ati urukundo n'ubuhanzi bugomba kwigishwa no kwimenyereza nk'uko nabivuze kare. Love is an art that must be learned. Mu gitabo cye yise The Art of Loving yavuze ko urukundo atari amarangamutima yinjirwamo gusa, ahubwo ari ubumenyi n'ubushobozi busaba kwitanga, kwita ku bandi no kubaha. Love is a skill requiring discipline, care, responsibility and respect. Gusa ikindi yavuze ati urukundo ni rwo gisubizo cyiza kandi gikwiye ku kibazo cy'ubuzima bw'umuntu. Love is the only sane and satisfactory as to the problem of the human existence. Nyuma y'abo bose undi bise Simon de Beauvoir asaga mu 1908 gusa mu 1916 yaratekereje anatubwira ati urukundo ntirukwiye guca intege cyangwa guhagarika ubwisanzure. Love should not destroy freedom. Yavugaga ko mu rukundo rw'ukuri abantu bombi bagomba kugumana ubwisanzure n'uburinganire, batagombye kwishingikiriza cyangwa kugenzura. True love requires both partners to remain free and equal, not depend or controlled. Gusa yavuze ati gukunda by'ukuri ni ugushaka ubwisanzure bw'undi nk'ubwawe. Love authentically is the wish to others' freedom as one's own. Nge ndi Honore nk'uko nababwiye, ikiganiro imenya byimbitse kwiyicano. Work of love Kijedine Dennis Jikeldinja mu 1907. Umwanditsi Søren Kierkegaard, umufilozofe w'umudage Danish w'umukirisitu wamamaye cyane ku bitekerezo bye ku buzima, ukwemera n'urukundo. Nk'uko twamuvuze kare, intego y'igitabo cye yanditse nk'uko twativuze The Works of Love. Mu gitabo cyiwe hagaragaragamo yuko urukundo, cyane cyane urukundo rw'Imana agape, ruvanzemo ishingiro rya Gikristo. Kierkegaard arerekana itandukaniro riri hagati y'ubwoko butatu butandukanye bw'urukundo. Aribwo yavuze ko urwa mbere ari agape, urukundo rw'ukuri rutagira inyungu, urukundo rw'umutima rutangwa nta nyungu, rugaragaza ukwiyegurira abandi nk'uko Imana ibikora. Urwa kabiri nk'uko nabivuze Eros, urukundo rw'amarangamutima, urukundo rushamikiye ku byishimo cyangwa ku kintu umuntu akunda. Urwa gatatu yavuze ko ari Philia, urukundo rw'ubucuti, urukundo rushingiye ku gushimira cyangwa ku bwuzuzanye bw'abantu. Gusa Kierkegaard agaragaza yuko urukundo nyakuri agape duhagararira gusa ku marangamutima, ahubwo ari inshingano n'icyemezo cyo gukura icyiza wundi kandi rugashingira ku mategeko ya Gikristo. Ibice bitatu by'iki gitabo cyiwe, mu gice cya mbere yagaragaza yuko ishingiro ry'urukundo ruba rugomba kuba rwihishe, rutagaragazwa gusa n'amagambo cyangwa amarangamutima. Kwigisha gukunda bagenzi bawe nk'uko Imana ibikunda. Urukundo ni ihuriro ry'amategeko y'Imana, bikaba itegeko ry'ubuzima bw'umuntu. Mu gice cya kabiri yagaragaza yuko urukundo rubaka umuntu n'abandi, rwiyubakira ku kwizera, ku byiringiro no gukora ibyiza nta nyungu bwite. Rureba ibikorwa aho umuntu atitaye ku nyungu ziwe, ahubwo akora ibyiza ku wundi. Gusa inyigisho z'ingenzi uyu mugabo agaragaza ni uko urukundo nyakuri umuntu agira uruhare mu buzima bw'abandi ndetse no mu mubano we n'abandi.
kwikunda cyangwa gukunda umuntu runaka bitewe n'inyungu ntabwo ari urukundo nyakuri. Ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe wigenda utayikoze. Ibiganiro